nako karahumura neza, ntabwo apika ariko nta nubwo anuka. Uruhu y'amavuta wisiga ukavuga uti y'amavuta kuzuba. Niba wiriwe kuzuba ukumva ko wiriwe kuzuba, wabize ibyunzwe, wabigize ibyuyi, izuba ryagukubise, aya mavuta niho ugomba gukoresha. Ikaze ku Mubyeyimagazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Nge nibahizi umutesiride. Niba utarakora subscribe yikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyimagazine. Muri aka kanya rero tugiye kurebera hamwe amavuta meza ya naturel afitiye akamaro uruhu, y'amavuta wisiga ukavuga uti y'amavuta atarimo akantu kekerisisa, atarimo akantu gahindura uruhu, y'amavuta akozwe n'ibimera meza yizewe, adahindura uruhu kandi nanone agatuma usa neza, agatuma ugira umubiri mwiza wundi ubona utoshye. Tudatinze rero reka dutangire. Nkuko mubibona hano dufite amavuta yitwa radiant cocbutter. Aya mavuta ni ay'abantu bafite uruhu rwumye. Hari igihe usanga umuntu ufite uruhu rwumye rwumagaye avuga ati ndisiga bikanga, ngira gutya bikanga, nagerageje ibintu byose bikanga, ariko hano mbafitiye amavuta meza abantu bafite uruhu rwumagaye, rwa rundi nyine ubona rwisiga amavuta ntarufate. Aya mavuta rero ni meza, akozwe muri cocbutter. Murabona ko ari naturel, nta kindi kintu ahindura umubiri, mbese atuma umubiri usa neza, ukabona mbese uratoshye, ntabwo ari wa mubiri wumagaye ku bantu bafite uruhu rwumagaye, uruhu rwumye. Kanumva ukuntu ahumura. Yo cocbutter nyine arahumura neza. Kahoreho numva ukuntu ahumura, numva ukuntu ameze koko, mbabwira ukuntu ndi kuyumva. Ntabwo afite amavuta menshi ngo ubone asigaye ku ruhu rurajwenze, rwose ni amavuta ahita yinjira mu mubiri, aranahumura. Cocbutter nari nsanzwe nyizi ariko ari isanzwe ku bantu bafite uruhu rusanzwe, ariko iyi ngiyi narayibonye ndavuga nti abantu banjye abahari bumva ko bafite uruhu rwumye, babandi bisiga amavuta ntabafate, n'abandi reka mbatekereze, reka nyabazanire. Hanyuma rero tugiye ku yandi mavuta ya kabiri. Amavuta ya kabiri ni amavuta ya aloevera. Murabona ni ibicupa binini, mililitiro 750, kandi wanayafungura ubundi ukayamarana igihe pe. Aloevera tuzi yuko ifasha uruhu kongera kuzana amazi, kongera gutoha. Akenshi najyaga mbabwira yuko amavuta ya aloevera kuyisiga nijoro atuma uruhu rwongera rukiyurura, y'amazi rwatakaje ku manywa kuzuba, aloevera ikayafasha kugira ngo igafasha uruhu kugira ngo rwongere rugire ubuzima, rwongere mbese rutohe rumeze neza. Iyi rero aloevera ni nziza, niho wakoresha ku mubiri hose, hanyuma ikagufasha kongera kugaburira uruhu rwawe. Aloevera turayizi nyine ni igikakarubamba, ni amavuta meza pe, agaburira uruhu, agatuma rutumagara, agatuma utabona ko rufite inzara, ukabona ko uruhu rwawe warugaburiye kandi rusa neza. Rero abantu bakunda amavuta ya naturel, abantu bakunda amavuta adahindura uruhu, amavuta mbese atuma wisiga ukagumana uruhu rwawe, aya mavuta n'ayawe. Kamwumvira ukuntu nayo ahumura. Ni amavuta afite ibara ry'icyatsi nyine nk'iry'igikakarubamba.
nako karahumura neza, ntabwo apika ariko nta nubwo anuka. Vraiment arahumura neza pe. Reka nayo numve ukuntu ibyayo byifashe. Aloevera, urabona ko ari kinini, abavandimwe bakisigana, umugabo n'umugore bayisigana, abantu bose bayisigana. Irahumura neza rwose aloevera. Aloevera rero ikagufasha kugira ngo uruhu rwawe rwongere rugarure amazi, rwongere rugarukane amazi, rube fresh, ubone warugaburiye. Twagiye ku yandi mavuta ya gatatu. Aya mavuta ya gatatu nayo kwisiga nyuma yo kwirirwa ku zuba. Niba wiriwe ku zuba ukumva ko wiriwe ku zuba, wabize ibyunzwe, wabigize ibyuya, izuba ryagukubise, aya mavuta niho ugomba gukoresha igihe wiriwe ku zuba cyangwa wirirwa ku zuba. Hari nk'abantu bakora akazi ko kuri tele, kujya gushaka abakiriya, kujya gusura abantu bitewe n'ibintu bakora, ariko ugasanga urasohoka cyane, uva muri biro cyangwa se wirirwa ukorera mbese mu bantu ugendagenda. Aya mavuta ni ayawe. Aya mavuta akozwe muri melon ndetse no muri cocbutter. Aya mavuta rero nayo wisiga nyuma yo kwirirwa ku zuba. After sun cucumber melon, cucumber melon. Aya mavuta rero ni meza, uyakoresha nyuma yo kwirirwa ku zuba. Hanyuma ikindi arimo cocbutter, arimo vitamine E, kandi ntabwo afatira ku mubiri ngo ubone ibivuta biracyakuriho inyuma na nyuma yo kwisiga, ahita yinjira mu mubiri vuba kandi umubiri wawe ntuwumagare. Ikindi atuma wirirwa uri fresh niba uyakoresha. Hanyuma rero ni ukuyakoresha igihe wiriwe ku zuba, hanyuma ukayisiga umubiri wose. Umva, igihe cyose ubishakiye, igihe cyose ushatse wayisiga nyuma yo kwirirwa ku zuba, kugira ngo arinde uruhu rwawe kwangirika. Abantu benshi usanga kwirirwa ku zuba bibangiriza uruhu, ugasanga hano hajeho ibintu, ugasanga agahanga karahindutse, ugasanga uruhu rwarahindutse rwabaye umukara. Aya mavuta rero ni meza kuyakoresha igihe wiriwe ku zuba, kugira ngo akurindire uruhu, arurinde kwangirika. Iyi rero amavuta akoze muri cocbutter ndetse no muri melon. Hanyuma rero tumaze kubona amavuta wakwisiga nyuma yo kuva ku zuba. Hano rero dufite iyindi face and body sunblocklotion. Umva, iyi ngiyi yo igufasha kwirinda izuba ko rikwangiriza umubiri. Uyikoresha gute rero iyi lotion, sunblocklotion? Uyikoresha mbere y'iminota 30 mbere yuko ujya ku zuba. Tuvuge mbere yuko ujya ku zuba, ugiye kuva mu rugo, uzi ko wirirwe ku zuba, fata iyi sunblocklotion uyisige mu maso hawe, uyisige umubiri wose, hanyuma ugende umeze neza. Umva, hehe nuko izuba bizakwangiriza uruhu. Reka twumve ukuntu gahumura nako. Muribuka poudre z'abana ya Johnson? Ijya kugira akabadore nk'aka poudre ya Johnson, ariko ntabwo uhita ubyumva cyane, ariko urabyumva karimo, ukumvira kure.
ababyibuka abana basize Johnson cyangwa amavuta cyangwa ya poudre odeur bifite nuko iyi ngiyi imeze. Rero iyi sunblocklotion yagufasha mu kurinda ko izuba ryakwangiza umubiri wawe. Rero ugomba kuyikoresha mbere y'iminota 30 mbere yo kujya kuzuba. Ubwo nyine ni cya gihe uba uri kwitegura ushaka kuva mu rugo. Ikindi ahandi hantu wayikoresha ni igihe uvuye muri pisine. Abantu boga, abantu bakunda koga bayikoresha mbere yuko nyuma yo kuva muri pisine. Mbere yo kuva koga ugahita uyisiga kugira ngo ikurindire uruhu yuko rwakwangirika bitewe n'amazi uvuyemo, bitewe na zira produit bashyiramo. Hanyuma rero ukarinda uruhu rwawe ko rwakwangirika. Ikindi nayo ntabwo igira ku ruhu, ntabwo ifatira ku ruhu. Ndebe shawe karahumura neza nk'iriya Johnson. Ntabwo bitinda ku ruhu, nta nubwo bizanaho amabara y'umweru nk'uko isa umweru. Iyi sunblocklotion rwose ni nziza kuko bitewe n'aho nyisize ndabibona ko nta bibara by'umweru isiga. Ubwo rero abantu boga, abantu bajya muri pisine ntimukayibure. Iyi sunblocklotion wayikoresha ku mubiri hose ndetse no mu maso. Hanyuma nanone n'umuntu wese ufite uruhu uko rwaba rumeze kose, mbere yo kujya muri mbere yo kuva mu rugo uzi ko ujye ku zuba ryinshi, ikoreshe, sibyo, kugira ngo urinde uruhu rwawe kwangirika. Rero niba utarakora subscribe uyikore. Hanyuma rero duharanire kubaho neza ndetse no kugira ejo hazaza hacu heza, twita ku mubiri wacu, tumenya icyo tugomba kuwuha, tumenya uko tugomba kuwurinda, tumenya uko tugomba kuwitaho kugira ngo ubuzima bwacu bube bwiza kurusha uko bwari bumeze. Hanyuma rero niba utarakora subscribe uyikore, ukore like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyimagazine. Uramutse rero ukeneye aya mavuta wayasanga i Remera munsi ya Polifame ku muhanda w'amabuye. Hari 250 store ihari, niho wayasanga kandi ku giciro cyiza. Murakoze cyane rero, ndabashyiraho nimero mwahamagara ku bindi bisobanuro muramutse muyakeneye. Murakoze cyane rero, naho utaha. Bye. When we were 15, I remember the car rides, small fights, conversations all night. I never saw you as anything more